buriya abagabo dufite uko tugaragara n'abagore bafite uko bagaragara. Hari ukuntu umugabo agomba kuba ameze byanze bikunze. Umugabo agomba kuba ari umugabo ku buryo aninjira mu rugo yanatambuka yananyura inyuma y'urugo, mwebwe muri mu rugo mukavuga muti uwo ni umugabo utambutse. Wanamubona aza ukavuga uturiya ni umugabo. Wanamubona agenda ukavuga uturiya. Noneho icya kabiri, icya mbere ni physique. Umudamu rero hari uko nawe agomba kuba ameze. Niyo mpamvu bamwita mutima w'urugo. Hari uko umudamu agomba kuba agomba kuba yoroshye. Icya kabiri rero, uwo ni umuntu turi mu kuvuga, tugiye kumuvugaho ibintu biri. Icya kabiri ni financial. Ni wa murimo turi mu kuvuga. Inyinjiza, uburyo yinjiza n'uburyo asohoka. Financial. Umuntu burya ni physical ariko ni na financial. Agomba kuba afite ibintu byinjira muri we n'ibisohoka muri we kandi bijyanye n'amafaranga. Kuko ubu buzima ntabwo bugipimirwa mu bindi bintu, bupimirwa aho ngaho. So aho hantu rero naho gutekerezwaho cyane. Niba ugiye ku rusengero ugomba kubanza kwibaza ngo ndakura yangahe. Niba ugiye kuganira na Epa ugomba kwibaza uti ndakura yangahe, ndakura iki. Niba rero wirirwa ku rusengero buri munsi biragoye cyane. Noneho icya gatatu turi kuri wa muntu ni mento. Mento mu mutwe wawe harimo iki? Mu mutwe wawe harimo iki? Niba mu mutwe wawe ari vide, ubundi kuvuga se bundi uzakora iki? Umurimo uzawukora uti? Ntabwo bishoboka. Mu mutwe wawe ubu ugomba kwa kundi twavuze ko umuntu agomba kuba yubatse, umuntu agomba kuba yubatse, akaba koko yubakitse 100% physically, akaba nanubakitse kuri financial, kuri wa murimo umwinjiriza, akamenya uburyo yinjizamo amafaranga n'uburyo yasohoramo. Ni nako agomba kuba yubatse mu bitekerezo. Hari ikibazo gikomeye cyane uyu munsi wa none, uraganira n'abantu ugasanga rwose pe gasanga ni nk'itebe ribomborekana, ntazi icyo yakora kugira ngo abone nayo mafaranga. Nayabona arashaka kuhitagura ama iPhone, arashaka kuhitagura gura mivatiri, arashaka kuhitagura inzu, arashaka araza kwiba, araza kujya mento. Mu mutwe wawe ubundi harimo iki? Abantu bakeneye kugira ikintu kiri mu mitwe yabo. Icya kane rero ni ibintu bine. Ibi bintu ujye bisoma banurira abantu. Ni interpersonal relationship hagati yanjye n'abantu, imibanire yanjye n'abantu. Ni ukuvuga ngo ya financial tugomba gukora ibishoboka byose ku buryo itanteranya na Marcel. Bwa buryo ubwo ari bwo bya bintu ibyo ari byo byose ndimo kwirukankamo byose. Noneho rero iyo ibintu uko ari bine umuntu abifite akaba byujuje, akaba physically ari umuntu kabisa. Icyaka physically harimo bya bibazo bijyanye no kwirinda za ndwara kandi zimwe zitandura zica abantu miliyoni 40 buri mwaka. Akaba ari fit, akaba afite ikintu kimwinjiriza amafaranga kugira ngo abone yasohora ashobore kubaho, akaba ari steady. Hari abantu usanga kabisa yiteguye, kakubwira ati genda yiteguye, ni wowe mpicyo nkora mwereke nshwanyaguze. Hari n'umuntu rwose uhamagara ukareba uko akora hiri ya musambi ugasanga mbega mento. Tuba tugomba kuba turi abantu buzuye, dufite ibintu tuzi gukora amandazi, tuzi guhinga imboga, tuzi koza imodoka, tuzi kuyikanika, tufite kubona umuntu arinda agera mu myaka 40-50 atagira perimi. Ntagira perimi, ntagira pasiporo, ntagira iki, n'indangamuntu yibagiwe yayijugunye. Umuntu ntabwo bari style biragoye. Kwirirwa umubwira ngo rero ngo azakunda umurimo bizagora. Nawe ukora se azabigenza. Kandi nazaya ku cyumweru akajya gusenga. Ku cyumweru ni uzi kuvuza ingoma, ni uteri izamazamuka, niwe uhimbaza, ni utendereza, sinakubwiza zose arazizi uko zakaba. None kuko arakamyemera mu cyumweru gato. Ikintu cy'amatorero no gusenga wa mugani nkuko bivuze ko bitigisha abantu umurimo. Hari indirimbo tuzi kandi ikatunezeza turi mu kiliziya no mu nsengero ko ngo byoroheye umukene kujya mu ijuru kuruta uko umukire. Nkuko utacisha ingamiya mu rushinge. Uwo ni umugani mubi cyane. Burya ni ikintu kibi cyane. Bakongera ari umugira yamura ngo yanga indirimbo bajya bavuga ngo abakene yabagwirije ubukire
ngo abakire bagenda maramasa uvuga ngo hari umuntu uba mu rusengero rero avuga ati reka nibere umukene kugira ngo bizanyorohere kurijyamo hari inyigisho ziguye guhinduka kugira ngo abantu bongere bagaruke ku murimo cyane rwose. hanyuma ikibazo kirahari nk'uko mubivuga ko harimo cyane cyane mu babyiruka harimo igice kinini mwe niko mwabibona muvuze cyane igice kinini cy'abantu badakunda umurimo badashaka gukora ngo